Fisi. Zango yate. Salama muvandi. Ntutangira kunyita muvandimwe n'amafaranga yanjye ndimo. Wumva nasoni. Niko nyine ndabona nk'umuntu w'umugabo nako nk'abantu b'abagabo twembi babiri. Ukumva uri umugabo nanjye ndi umuntu w'umugabo. Nk'abantu b'abagabo rero babiri tuba tugomba kumvikana. Nase suri inshuti yanjye. Nabyo numvikanaho nawe urukumva. Icyambere to nyenda umugabo uri imbwa. Nyine bivuze yuko ngenda imbwa y'umugabo sibyo? Utabimbwa se ahubwo uri imbwa ngabo wowe. Akibazo ndabyemera. Ni gute wifata ngiye ukanyambura ngiye? Ubwo nuvuga ngo ndi imbwa y'umugabo. Mereza amafaranga yanjye uri imbwa ngabo nyine. Ariko se reka nkubaze. Umugore wawe n'umugore wanjye baravukana. Wowe wangira nibanga kubona turi no mu muhanda ukamfushiriza ukaba wihanganye gatoya ngashaka amafaranga ngashaka ibifaranga byawe nkabiguhereza ntabwo wakihangana. Reka nkubwire ofisi reka nkubwize ukuri sibyo sinkunda umuntu umenyera urabizi uri kumva kuruna nubwo nkumenyereye ubyumva none ushaka no kunzamuka oya nkwereke mufaturu oya gake wowe neza abantu sinakubwiye ngo mu byubahiro byawe ugombwa ihangane mbona amafaranga yawe nyagukubita. Alo umva se inoti ya sensa ngena ari nyikuzaniye ngo inifate wininza ngo nimba numvishe neza numvishe inoti yangahe ya 500 da inoti ya 500 muri iki gihugu umuntu kigena inoti ya sensa ntabwo nshaka kumenya n'umutwe nawe kwaka iyo note nkayibona uretse ku ngenda ujyana mu mufuka sibura ari kunatinzanira njyana inoti ya sensa ntabwo ari amafaranga make gira vuba utindanye rwose niko giti niba numvishe neza ngo inoti yangahe ya 500 ko mukujye twumvishe koko nibyo cyangwa tubyumvishe nabi nibyo oya byonyine kubyemeye nicyo kigaragaza nyine ko uri nayo amafaranga urayaduha cyane ntayo duha oya ntabyo twitondera mushaka amafaranga oya mukobwa hoya twitondemo mwitondemo cyakoreka tworohe moda ariko icy'ingenzi byari ukumva ko ufite ayo mafaranga urayafite se ufite amafaranga 500 se oya ari nayo witinda mu magambo yazane ku neza cyane nkuriturira aha ngaha oya ibyo sinkeneye kubimenya mwana nanjye wayama ariko sinari nayagutwaza so kubarengwa se sha ofisi we amafaranga daro murengwa sha nyine suko twa amafaranga mukonje nyagurira abantu bari amafaranga yanjye ndabazi ngewe ndabajura cyana uri umujura sha mutabare mufashe bamutabare mutabara ngewe mutabara no mugabo rekara kagirago namutabara kirago ndi umugabo nge ndimbwa uri nimbwa koko ni umugabo wishyuza igiceri cy'ijana akubunubwa amafaranga uri kurira nangahe 500 akubwira 500 babikuraho ureshya gutyo amafaranga njye wowe ukanansakuriza nta soni 500 wowe ngiye 500 ureshya 500 wimucyurira tugenda niba udashoboye kuvuga yewe nabage yifashe akose mukumva nkubaza ntacyakurira ariko nyine cyarakurangiye kugutabara ese nshizike bantwaye amafaranga yanjye ubundi bite byawe oya nikamenyo nyine ahubwo se mbwira baciye hehe ese ndakura amafaranga baciye oya wigira ikibazo njye amafaranga ndayagaruza sibyo baciye hariya nyine genda uyabaka oya turajyana njye zino ketse ndazizi sibyo oya wirira gakuba ka Yesu ubundi witwa nde witwa nde njye ni muri iyo misozi yo kubwira amazina yanjye nyine reka tugende ndagufasha nyine humura njye zino ketse ndazizi sibyo uno tugende njye kubakwereka
barahagarara ndabazi sha. Icara hasi icara hasi hano mwese mwabaye ibihemu ndabazi sha. Pasu 50 kuri 50 byumvikana iki pasu Ariko nawe sininde watwaye ayiwewe abigenda namo nabi buretse dare buretse tubyumvikana cisha make imbere na mbere shisha ariko ngo mirongo ingahe 50 kuri 50 20 kuri 50 kuko byagenze ngute sinjye washituye se nirukanka ngeze sinjye wamunize none telefone iyi telefone wayicamo gute kabiri turayigurisha telefone wayicamo gute kabiri k'amafaranga wafata 2.5 nanjye ngafata 2.5 kuko ayisenyisa telefone urumva afata icyo cya telefone ngafata icyo cya telefone ndi buguha amafaranga nawe ukayajya nawe kugana telefone wenyine umva se ntubyumva pasa 2.5 yanyabone hano musore 20 ko nawe ufite telefone mwana n'ubu ndi ko wabaye uri inshuti yanyu nawe uritarumba namaze kukura bivuka urumva ni pasu 50 kuri 50 20 kora kufite telefone biravamo cyane biva erega ni ibintu byoroshye ukirirwa rwose witera no hejuru ngo ujye biki kubera ko amafaranga agabanika na kabiri kandi akaba ari inoti ya senyisa ubwo urumva turagabana kabiri nyine 2.5 yanjye yabone hano telefone se urumva yavamo igice cya telefone bigakunda wacyohewe umva nkubwiye telefone yo turayigurisha nta mafaranga twashyire ku mubare naho ubundi bitabaye ibyo ndaguha 20 da ahubwo se telefone turayibarira ngahe apo biroroshye ukirirwa rwose witesha umutwe kandi ujya no kure cyane inoti ya 5 yonyine nanjye nkuyambarire oya ni inoti ya 5 nyine nanjye nyine uyambarire si ibintu byoroshye se yani cyane rwose akira zana hano buretse iki ndibutse iki ngo tuyibarira ayo mafaranga ahubwo turayibarira ngahe nakubwiye mwana ni inoti ya 5 turayibarira 150 Kristo twatamenye n'abamarayika bo mwijuru niko musore telefone 150 iki se ni kimasi muracira urayibona ute kwanza giti nta mpamvu yo kwirirwa twigira ibintu by'ibicucu ko telefone ku ruhande zana yo senyi santu tuyagabane uyu mwana umuvandimwe twaryanya kabisi n'agahiye naho ubundi twaryanya akaboze bankurahiye umunazida oya rwose zana senyi sanyi nazo zinabarika neza akira giti ndabona bwo bwa mbere na nyuma twibye